TV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo, dukomeza gusuhuza n'abari mu gihugu cyacu baherereye mu turere tugiye dutandukanye, za Muhanga, za Rwamagana, hose mwese mukomeze kumererwa neza kandi mufite impagarike n'ubugingo. Ibyo tunyuramo nibyo bitubera inyigisho. Ni ishuri guhera pirimeri ukagera segonderi. Utararigeramo rero burya aba ataramenya isi, aba yaragezeyo, ariko burya byose hamwe n'Imana iradushoboza tukabasha kubicamo. Inkuru yanjye rero ngiye kubabwira, ari umukobwa w'imyaka 30, mbaho nca mu nkundo zigiye zitandukanye, twakundana hashira umwaka, uwo twakundanaga nkabona birahagaze, nkabona ntakimvugisha, nkinginga nkakora iyo bwabaga, ariko n'ubundi bikarangira byanze, nkakomereka. Bwa mbere bikimbaho narakomeretse, ndababara, kurya birananira, kuryama birananira. Nyuma yaho namaze hafi nk'amezi 3 bitaramvamo, ibintu byose mbona ari zero, ariko naje gukomera, ariko nkomera byaranshegeshe. Icyo gihe nari mfite ibiro 82, byatumye ngera ku biro 55. Murumva rero ko byamazemo, mbese byarandwaje biteye ubwoba. Ubwo nabaye aho nanone ndongera mara nk'umwaka nta rukundo, uko biza kugeraho ndongera numva mfite irungu. Umusore araza pe, ankunda, afite ikintu, ndavuga nti ntago nakongera gukomereka nk'uko nakomeretse. Ndamukunda ariko sinabyishyiramo cyane. Ubwo mu by'ukuri nahise ntangira kugira limite mu rukundo, nkakunda ariko nkagira aho ngarukiriza. Nawe ntihaciye kabiri nawe abaragiye. Noneho sasa ubwo ntabaye wa kabiri haza n'uwa gatatu, gutyo. Kamvunagure kuko ngiye kubivuga byose ntibirebire. Naje geraho noneho ndavuga ariko nshobora kuba mfite ikibazo. Noneho ndicara nitekerezaho, ndavuga ariko se nacumuye iki? Ese ndanuka? Ese mvuga nabi? Mbese ntangira kwitekerezaho mvuga ngo se mbese birancanga, ariko ndavuga nti nta kundi, ubwo nyine nibyo. Ariko muri njyewe birankomeretsa pe. Buriya urukundo abantu bagiye mu rukundo barabizi, urukundo rurakomeretsa, rurababaza. Umuntu urukundo rutarababaza ubwo ntago aba akunda, ariko uwakunze arababara mu rukundo. Urukundo ruraryoha, ariko urukundo ruranababaza, ariko rubabaza cyane iyo wowe mwakundanaga yagusize wowe ukimufitiye amarangamutima. Rero naje noneho kujya mu rukundo rwa nyarwo, nshaka umugabo, turashakana, dukundana. Namwibwiye wese, mubwira itangiriro ryanyu uko byangendekeye byose, mbese mubwiza ukuri kose, kugira ngo hato atazagira wenda ikibazo. Nawe aranyibwira kuko twari tuziranye, turakundana, turashakana, tuza kubyarana umwana wa mbere turi mu rukundo, tubyara uwa kabiri, ariko nakoraga akazi dutandukanye. Afite akakora nanjye mfite ako nkora, ariko tugahura muri weekend. Rero byaje kuba ngombwa yuko ngewe banyimurira hafi y'aho umugabo wanjye aba, turegerana, ndakora. Noneho ikintu cyaje kuntungura, tumaze kubyara umwana wa kabiri, tuba aho ngaho nta kibazo. Noneho ubwo
ubona umugabo atangiye, namubwira nk'ikintu ntiduhuze, nagira gute ntiduhuze, birancanga bimbera ihurizo. Noneho ndamwicaza ndamubwira nti ariko se ni ikihe kibazo kiri hagati yanjye nawe ko nsigaye nkubwira ntunyumve, naba nicaye aho uri ugahita uhaguruka ukagenda, ese ndanuka? Umugabo arambwira ati njye nta kibazo mfite. Ni nta kibazo ufite kandi aho ngeze uhita uhaguruka nakwegera, ni ikihe kibazo? Ahita ambwira ati rero reka nkubwire, njye nta kibazo mfite, ubyumve cyangwa ubyihorere. Ntego ko nuko ushubije nabyo ni ikibazo, ntabwo wagakwiye kunsubiza gutyo. Njyewe ndi kubona hari ikibazo bitewe n'ukuntu twari tubanye, twari tumeranye, none uri kumbwira ngo none. Ahita ambwira ijambo ngo ibigushimisha ujye ubikora, nanjye ibinshimisha nzajya mbikora, ibindi uri kumbaza ntabwo nzi ibyo ari byo. Ndavuga nti nuko umbwiye? Ati yego. Ubwo nyine twabaye gutyo, n'ubigera hahandi umwe atashobora no kumenya amakuru y'undi kandi turi umugabo n'umugore kandi tubana mu nzu. Mbona ni ikibazo, mbona simbashije kubisiporuta. Noneho byabaye ngombwa ko mutumira tujya guhurira ahantu, ariko kugira ngo duhure nabyo byabaye intambara, kubona umwanya we mbese byari kose. Nagiye kubona nibishya kuya, nasenze natagangaye, ariko biza gukunda. Mu guhura rero twaraganiriye turaganira, buriya rimwe na rimwe nushaka kuba umuziranenge mu rugo rwawe, umuziranenge mu byo urimo, ujye uca bugufi wemere usabe imbabazi niyo waba utakoze icyaha. Ubundi ngo umugore mwiza mu rugo ni uwemera icyaha kandi atagikoze. Naremeye nsaba imbabazi, ariko n'ubundi gusaba imbabazi buriya reka mbabwire, uwagiye aba yagiye. Umunyarwanda niwe wavuze ngo iyaraye hanze iba yabaye inturo. Ariko nubwo byagenda gutyo naciye bugufi turaganira, ariko n'ubundi tuva aho ngaho twemeranyije ko bigiye guhinduka, ariko noneho nibwo byabaye bibi kurenza uko byari bimeze. Rero twarakomeje, reka mvunagure muri makeya, twarakomeje. Umugabo n'ubundi birangira ananiye, ambereye ikigeragezo. Ndakomeza ndamwihanganira, ubu tuvugana n'ubu turacyabana, ariko agenda ahinduka angarukira kuko naramwihoreye nanjye mbikiragi, kwa kundi kuganira, kwa kundi kugira gute, byose mbica amazi nkamwereka. Urumva buriya reka mbabwire, ikintu cya mbere gikomeza umuntu, buriya isengesho rikomeza umuntu. Isengesho ni imbaraga, ni buri kimwe, kuko umuntu wo hanze wamubwira n'ibyo akakumva, ariko akakubwira ati hangane, ariko nta kintu gikomeza nk'isengesho. Urasenga ukagenda ukarira ukabwira Imana ibikugoye, ntumenye ahantu bigiye. Noneho ikiba cyiza kurenzaho no kugira inshuti yawe ya hafi igukomeza, ikakuba hafi, izi ibyawe, nabyo ni byiza mu buzima. Burya iyo ugize amahirwe nanone ubona inshuti nziza ikakubera byose, ikakubera buri kimwe. Rero nakomeje aho ngaho nyine biza kugeraho ndavuga nti nta kundi, reka mbyakire, niyo nshuti yanjye mba hafi, na Yezu na rya sengesho ryanjye rirankomeza. Rero impamvu mvuze iyi nkuru nuko hari byinshi duhura nabyo, ukumva ko wavumwe, ukumva ko ari wowe ufite ikibazo kandi ntacyo ufite, ahubwo ari ishuri uri gucamo. Icyo nakubwira rero, komera komera, ishuri uri gucamo iryo ari ryo ryose uzaritsinda. Uzegera Imana uyibwire byose, izagukomeza nubwo wowe ubona bidashoboka, ariko ku Mana birashoboka. Rero inkuru yanjye nyisoreje hano, murakoze cyane.